Ese koko Perezida Paul Kagame agereranywa na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, bakaba ari bamwe neza neza ku buryo wabitiranya? Ese ubundi koko u Rwanda rwaba rucukura amabuye ya korota muri Congo RDC? Icyo kibazo hamwe n'ibindi byinshi cyane ku byerekeranye n'imirwano ya M23, ihagarikwa ry'intambara, tugiye kubivugaho. Abantu bamaze iminsi bakugereranya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho bakugereranya bavuga ati Vladimir Putin no yaragiye afata uburasirazuba bwa Ukraine, nawe bakavuga yagiye afata Ukraine, nawe bakavuga ati wagiye mu burasirazuba bwa Congo gufata igihugu cy'abandi. Ati bakakugereranya na Vladimir Putin wo muri Afurika, nko kuri Vladimir Putin no yagiye gufata Ukraine ugasanga intambara itangiye gutya, ibintu nk'ibyo. Ati nawe abantu basigaye bakugereranya na Vladimir Putin, ubivugaho iki ko bakwita Vladimir Putin wa Afurika? His Excellency yamusubije ngo niswe ibintu byinshi, nakwitwa n'ibintu byinshi, ariko nta kintu nabikoraho ibyo abantu banyita. Akomeza amubwira ati ngende uwo ndiwe, ndicyo ndicyo, ndetse turabo turibo. Akomeza amubwira ati tugomba gukora icyo ari cyo cyose, ndetse tukanareba ko buri mihengeri yose cyangwa ibibazo byose byaza bishobora kuba byahungabanya igihugu cyacu, tugomba guhangana nabyo. His Excellency Paul Kagame ubwo yaganiraga n'umunyamakuru akamubaza kino kibazo ari ku munsi w'ejo. Iki ni ikibazo umunyamakuru yabajije His Excellency Paul Kagame gikunzwe no kwibazwa n'abantu benshi cyane. Rwanda exports coltan, for instance, which does not exist here, is smuggled from DRC. No, please, I invite you. We show you where we mine coltan. But uyu munyamakuru yabajije His Excellency aramubaza ngo ese u Rwanda rwaba rwohereza mu mahanga amabuye ya koruta cyangwa se andi mabuye adacukurwa mu Rwanda, u Rwanda rukayohereza hanze kuyacuruzayo? Perezida yamusubije ngo ndagutumiye ubu nona, ndagutumiye uzaze tukwereka ibirombe mu Rwanda birahari ducukuramo izo koruta n'andi mabuye yacu. Rwanda exports any other minerals that are smuggled from Eastern DRC? I don't know about that, because that in any case can't be the problem. People who are benefiting from minerals of Congo more than anybody else are South Africa. Ndetse hano yakomeje amubaza ati none se koko u Rwanda nta mabuye aturuka muri Congo cyangwa mu burasirazuba bwa Congo u Rwanda rucuruza mu bihugu by'amahanga cyangwa se rwohereza mu bihugu by'amahanga? His Excellency Paul Kagame yamusubije ngo ibyo si byo, ndetse ibyo nta nubwo byakabaye ikibazo. Ati nimba hari abantu ahubwo ngewe nzibungukira mu mabuye ya Congo cyangwa se barya umusaruro w'amabuye ya Congo, ni igihugu cya South Africa ndetse n'ibyo bihugu byo mu Burayi byirirwa bibisakuzaho bivuga kuri ibyo bintu ngo byamuye hari ahantu burasirazuba bwa Congo ngo bigende gutya no gutya. Ataba ngo birirwa babisakuzaho, ibyo bihugu byo mu Burayi byirirwa bibisakuzaho nibo bantu ba mbere bungukira muri ayo mabuye ya Congo. Comparison has been made that you are the Vladimir Putin of Africa, that he... Umunyamakuru yakomeje amubaza ati abantu bamaze iminsi bakugereranya na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aho bakugereranya bavuga ati Vladimir Putin no yaragiye afata uburasirazuba bwa Ukraine, nawe bakavuga yagiye afata Ukraine, nawe bakavuga ati wagiye mu burasirazuba bwa Congo gufata igihugu cy'abandi. Ati bakakugereranya na Vladimir Putin wo muri Afurika, nko kuri Vladimir Putin no yagiye gufata Ukraine ugasanga intambara itangiye gutya, ibintu nk'ibyo. Ati nawe abantu basigaye bakugereranya na Vladimir Putin, ubivugaho iki ko bakwita Vladimir Putin wa Afurika? His Excellency yamusubije ngo niswe ibintu byinshi, nakwitwa n'ibintu byinshi, ariko nta kintu nabikoraho ibyo abantu banyita. Akomeza amubwira ati ngende uwo ndiwe, ndicyo ndicyo, ndetse turabo turibo. Akomeza amubwira ati tugomba gukora icyo ari cyo cyose, ndetse tukanareba ko buri mihengeri yose cyangwa ibibazo byose byaza bishobora kuba byahungabanya igihugu cyacu, tugomba guhangana nabyo. This fighting that has been going on
from its inception was caused by DRC, not by. ndetse His Excellency yakomeje avuga ati iyi ntambara uri kubona ibi byose biri kuba ni intambara yatangijwe na Kongo, ntabwo ari intambara yatangijwe n'u Rwanda. His Excellency yakomeje anasobanura avuga ngo aba bantu ubona bari kurwanira uburenganzira bwabo, abo M23 ntabwo baturutse mu Rwanda, kuko M23 nayo ubwayo iravuga ngo twe turi abakongomani, hano ni iwacu turi kurwanira uburenganzira bw'igihugu cyacu, bakanasobanura impamvu avuga ati iyo ntambara ntiyatangiriye hano, n'abo bantu ntago bari kurwana uburenganzira bwabo ntago ari abantu baturutse mu Rwanda, n'abakongomani. Troops at all in Eastern DRC. Ndetse nibwo umunyamakuru, You're the commander-in-chief. Yeah, there are many things I don't know. ndetse nibwo umunyamakuru yamubazaga ati none se reka nongere nkubaza ikindi kibazo, uyu munsi ku itariki 3, bari ku itariki 3, uyu munsi turi ku itariki 4, uyu munsi uratubwira ko muri Kongo hari ingabo z'u Rwanda cyangwa ziriyo? His Excellency yamusubije ngo ntago mbizi. Icyo gisubizo yamuhaye umunyamakuru abwira atari kuri commander-in-chief, niwe mugaba mukuru w'ikirenga, niwe muyobozi w'igihugu, gute utamenye nimba ingabo zawe ziri muri Kongo? Aramusubiza ngo ni ibintu byinshi mba ntazi. But if you want to ask me, is there a problem in Congo that concerns Rwanda and that Rwanda would do anything to put. Gusa urumbaza ati ese muri Kongo hari ikibazo kandi kireba u Rwanda cyangwa kijyanye n'u Rwanda, ati kandi u Rwanda rukwiye gukora icyo ari cyo cyose kugira ngo rurengere ubusugire bwayo cyangwa burinde umutekano w'igihugu cyabwo, icyo ari cyo cyose, aho nagusubiza ngo yego 100%. I'd say 100%. Does this risk a war in the region? I don't know. I don't think anybody is interested in war. Ndetse ni nabwo yamubazaga ati ese ibingibi ntago ubona ko bishobora kuba byatuma haba intambara y'akarere, intambara mbega ikaba intambara yakwira akarere kose, ibihugu byinshi bikayisangamo? Yamusubije ati ntago nkeka ko hari umuntu ushishikajwe n'intambara muri kano kanya, ati nkeka ko na Kisekedi ubwe n'intambara nawe ubwo atayishaka cyangwa adashishikajwe nayo, ati ahubwo Kisekedi yagiye aterwa ingabo mu bitugu cyangwa se agashukwa n'abantu baza muri Kongo bakamubwira ngo twereke ino ntambara yawe tuyikurwanire. Uyu munsi wa none nureba koko mbere na mbere rwahitwera ku gihugu nka South Africa. Igihugu nka South Africa ubwacyo kirabyuka, ngira ngo mwayibonye nabasomeye tweet cyangwa se post yashyizwe kuri X na Perezida Ramaphosa wa South Africa avuga ati abanyekongo nimugire ikibazo urugamba turarubarwanira, iyi ntambara turayirwana, turarinda umutekano wanyu, turabatabara, uwo mwanzi wese uri kubatera twe turahari. Gusa nanone muri iki kiganiro ngo His Excellency Paul Kagame yaje kongera kwemeza ko iriya nama izaba kuwa 6 ejo bundi muri iyi weekend, harabura iminsi mike cyane barirwa ku ntoki. Inama izahuza ibihugu bigize SADC n'ibihugu bigize East African Community izabera muri Tanzania azayitabira. Ndetse William Ruto perezida wa Kenya natangaje ko na perezida Tshisekedi iyo nama azayizamo. Bizaba ari ibintu bitari bisanzwe ko Tshisekedi ngira ngo mu magambo ye yaravuze ko mu buzima bwe atazongera guhura na perezida w'u Rwanda. Gusa biravugwa ko ngo muri iyi nama izabera muri Tanzania Tshisekedi nawe ngazayizamo. Ubwo SADC izaba yahuye na EAC. Ibizava muri iyo nama nakubwiye ngo uzabisanga kuri YouTube channel uwo munsi biri kuba. Kanze dukomeze n'ikiganiro turebe n'ibindi byose biri kuba cyane cyane by'urugamba Bukavu M23 aho iri kugenda imanuka muri Kivu y'Amajyepfo. Ibuka ubwo umutwe wa M23 cyangwa se M23 ubwo yari igiye gufata umujyi wa Goma, nyine ubona ko byarangiye kabisa, umuntu wese avuga ati M23 igiye gufata umujyi wa Goma. Abakozi b'umuryango w'abibumbye bari mu bantu ba mbere bahise babanza kwicomokera, bahita bambukiye mu Rwanda, bahita bafata indege barigendera. Ni nako byagenze
ku munsi w'ejo ubwo abakozi b'umuryango nanone w'abibumbye basohokaga mu mujyi wa Bukavu barigendera babona ko byamaze gukomera gute rero kuva M23 yafata umujyi wa Goma ntago bigeze bahagarara aho ngaho gusa ngo batuze oya urugamba bahise barukomeza ndetse bakomeza muri Kivu y'Amajyepfo bavuga ati nuriya mujyi wa Bukavu tugomba kuwufata bakomeje n'ubundi bamanuka muri biriya bice byo hepfo mu mujyi wa Bukavu urugamba rwari rumaze iminsi rutoroshye rukomeye ndetse nanone byatumye leta ya Kongo ikimara kubona ko M23 noneho iri kuzizira umujyi wa Bukavu bahise batangira gutoza abasore benshi muri ibyo bice batangira kubatoza ka kantu twita ngo ni amafunzo y'ibanze bakubita utuntu kutumarinyere babwira ati mwitegure babakoresha utuntu babaha stoke y'ibyo bakeneye ibyo kurya intwaro hafi aho ngaho bari gutoza urubyiruko rwinshi kugira ngo barebe ko rwabasha kwitoza vuba vuba rukabasha kuba rwakumira M23 itarafata umujyi wa Bukavu bivuga ko M23 urugamba iri kurwana n'ubundi ubona ko iri gukubita ibangura cyane ikavuga ko urugamba rumaze kugera ahitwa Kavumu n'ubundi usanga hari n'ikibuga cy'indege akavuga k'indege kitwa Kavumu abasirikare ba leta ya Kongo hafi aho ngaho n'ubundi niho baringira ngo no muri Goma wabonye ko abasirikare ba Kongo ahanini bakomeje kurwanira urugamba rukomeye muri Goma ku kibuga cy'indege cya Goma nahangaha M23 n'ubundi M23 iri gukomeza imanuka yegera Bukavu no kuvuga ngo urugamba ruri kubera muri Kavumu ari naho hari ikibuga cy'indege ubona ko ari ahantu nyine heza ho kuba warindira niho abasirikare ba leta ya Kongo ubona ko bari cyane ariko nanone bikavugwa ko ngo M23 komeje kuganza ku buryo aho hantu bari kurwanira muri Kavumu ni ibirometero bike cyane bigera hafi kuri 40 gutyo uva Kavumu ugera Bukavu bivuze ngo M23 ikimara gukubita Kavumu cyangwa se nibigenda gutyo biraza kurangira na Bukavu wenda bayise bayifata nta wamenya igisirikare cya Kongo nacyo kiri gukora uko gishoboye cinjiza abantu benshi ku rugamba gitoza abasore benshi kugira ngo barebe ko bakumira M23 gusa mu gihe urugamba rwari rukomeye cyane ubona ko na bamwe mu basirikare bakomeye b'igisirikare cya Kongo bari bakomeje kwicwa na M23 urwo rugamba bari kurwana hafi ya Bukavu ubona ko gahunda ari gufata Bukavu M23 uyu munsi yasohoye itangazo rivuga ngo ejo ku itariki enye uyu munsi twamaze kugera ku itariki enye M23 yasohoye itangazo rivuga ngo M23 ibaye ihagaritse ibikorwa byo kurwana n'abasirikare ba Kongo n'abari bose babafasha ati urugamba rwo kuba urugamba bari kurwana Kavumu bakomeza Bukavu M23 ibaye ihagaritse urugamba muri kano kanya ngo kubera iki ngo kubahagaritse urugamba kubera yuko ngo bakeneye ko ngo habanza hagakemurwa ibibazo byagiye biterwa na leta ya Kinshasa ubwo ni leta ya Kongo cyane cyane mu byerekeranye n'ubuzima bw'abaturage ko batari kubona uburenganzira bwabo batari kubona ibikorwa by'ibanze ubuvuzi byo kurya ibyo kunywa bya bikorwa nyine ikiremwa muntu kiba gikeneye M23 yavuze ko ibaye ihagaritse urugamba guhera uyu munsi ku itariki enye yari iri kurwana n'ingabo za FARDC bamwe bagerageza kuba bakwinjira Bukavu bandi bagerageza gukumira M23 bayihagaritse intambara nk'igikorwa abantu benshi bakomeje kwishimira yaba ari hirya yaba ari muri Kongo abaturage no bavuga ati byibura aka gahenge kuko M23 nimba ivuze ngo ihagaritse urugamba bigiye gutuma tubasha kuba twabagira ibindi tuba dukora ubwo no gushaka nimba hari abakomeretse nimba ari abahunga bakaba bavuyeho hari imirwano nimba nyine ibikorwa nyine nawe urabyumva ahantu hari amasasi yahagaze ikiremwa muntu hari byinshi itakibasha kuba cyakora bibafasha nyine bituma bamera neza M23 yabayitanza ku gahenge kugira ngo abaturage babanze biyiteho cyangwa se bamererwe neza bafasha abandi babafashe nimba ari ibyo kurya bibagereho nimba ari ibyo kunywa bibagereho abaturage nubwo ahenge abaturage ibyo M23 yabikoreye abaturage
atari ukuvuga ngo nuko itari iri kwavansa cyangwa byari byayicanze, kuko yari iri kwavansa imeze neza cyane, ariko yavuze ati ikintu cya mbere ni abaturage. Ibyo byatumye ngo abaturage bishima cyane kuba ihisemo kubaha agahenge. Hari umuntu urwana avuga ngo ngiye icyo nshaka ni ugukubita aduyi utitaye ku bantu bari aho ngaho, ariko kuba uvuga ngo mbaye ntanze agahenge kiba ari igikorwa kiri buze kugaragara neza mu bantu. Se M23 mu itangazo batangaje mu gika cya kabiri cy'iryo tangazo, icyo ni cya mbere nakubwiraga. Mu cya kabiri hari handitsemo ko M23 yamagaye igisirikare cya Congo FARDC kubwo kuba bari gukoresha indege ziri ku kibuga cy'indege cya Kavumu n'intwaro bari gukoresha kuri icyo kibuga cy'indege cya Kavumu. Ugasanga abasirikare ba Kongo ngo bari kohereza ibibombe barasa mu gace gatuyemo abasivile benshi cyane, abaturage bamwe batuye. M23 ivuga ngo mwarwanya urugamba rwa gisirikare kuki murakurasa ibisasu murasa mu baturage b'abasivile. Ati M23 yamaganye igisirikare cya Kongo kiri kurasa mu baturage mu basivile cyare kuri bisasu byinshi. Si ubwa mbere M23 yamagaye icyo kintu ku basirikare ba Kongo, ivuga ngo bakunze kurasa mu basivile cyane. M23 mu gika cya gatatu yakomeje ivuga ngo twe twarabisobanuye ku mujyi wa Bukavu ntago dushaka kufata cyangwa gufata ahandi ahari hose. Twebwe icyo tugamije ni ukurinda abaturage b'abasivili, kubarinda, kubarwanaho ndetse no kurinda pozisiyo zacu twebwe turimo nka M23 ko nta mwanzi utwinjirira. Nicyo turi gushaka. Izo za Bukavu nta nubwo arizo dushaka. Icyo dushaka no kurinda abaturage, kubarwanaho no kurinda pozisiyo natwe ubwacu turimo cyangwa se amatware yacu atagira utwinjirira. Se M23 mu itangazo ryayo ku gika cya nyuma yongeye kuvuga ngo ikindi twamaganye ingabo za South Africa ziri kuza kurwanira muri Kongo, tuzisaba ko zahita ziva muri Kongo igitaraganya, kuko impamvu ingabo za South Africa ziri kurwana muri Kongo ntago isobanutse, ntago ari impamvu nyine iri justifie, ntago ari impamvu ifatika wenda mvuge ngo turi kurwanira iki n'iki. Ati niyo mpamvu kuko bari kurwanya abaturage ba Kongo. Rero bivuze ngo Kongo yavuze ngo nambarire M23 mu itangazo rye yavuze ngo turamagana abasirikare ba leta ya Kongo, tubasaba ba South Africa tubasaba ko bahita basohoka muri iki gihugu cyacu cya Kongo bagakuramo ingabo zabo, kuko ingabo za South Africa impamvu ziri kurwana muri Kongo ntago isobanutse, ntago ari impamvu zibifatika. Ibyo bidakuraho ko abasirikare ahubwo ba South Africa bari kwimena ku bwinshi, intwaro bari kuzohereza ku bwinshi, iyi modoka by'ibitwaro by'urugamba biri kuza ku bwinshi, South Africa iri kumena. Yo yakomeje gutangaza ngo abaturage ba Kongo mwe muhumura urugamba turabereka utuntu twikorera. Ndetse byanangira ngo twigeze no kubiganira ko South Africa bakomeje bagaragaza ko ngo ifite izindi nyungu, aho umuvugizi wa leta y'u Rwanda yavugaga ati perezida wa South Africa uri kurwanira inyungu zawe bwite cyane cyane zerekeranye n'ibyo ucukura muri Kongo, ukaba uri gutuma abasirikare ba South Africa bapfira impamvu idafatika cyangwa se impamvu idahari, bari gupfira impamvu zawe bwite. Ati bwiza ahubwo abaturage b'igihugu cyawe ukuri. M23 ikabitanze agahenge nanone, ariko si ubwa mbere M23 yabitanze agahenge ijya no gufata Goma. Harukuru yabanje isa nk'itanga iminsi, ati twebwe tubaye dutanze iminsi iyi n'iyi mwarabibonye kandi birangira bafashe Goma. None n'ubu ngubu bari hafi neza yo kuba bagira Bukavu, bakiri kurwanira za Kavumu hafi ibirometero 40 ugera Bukavu, bongeye gutanga iyo pause. Byaba bisobanuye iki? Sabo batweretse cyangwa se bagaragaza ko ari ukugira ngo abaturage bameze neza, babanze bitabweho, babone ubutabazi, babone ibyo kurya, ibyo kunywa, mbega babone bwabufasha bwose. Si ibyo gusa kandi leta ya Kongo iherutse kwandika urupapuro umusibesho umva rejo bundi. Leta ya Kongo yanditse urwandiko yandikira ariya makipe yose yamamaza Visit Rwanda cyangwa se yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda. Ayo makipe harimo Arsenal, harimo Paris Saint-Germain ndetse harimo Bayern Munich. Kongo yandikiye ayo makipe uko ari atatu yose ni amakipe yambara Visit Rwanda, ni amakipe yamamaza ubukerarugendo bw'u Rwanda.
abantu benshi ndetse kuva u Rwanda rwasinyana amasezerano n'ariya makipe za Arsenal, izo za Paris Saint-Germain, barabose ubona ni amakipe akomeye kandi aba yambaye Visit Rwanda, no mu mastade ubona ko handitsemo Visit Rwanda, kandi isi yose ibihanze amaso football. Mbega ni ikintu cyiza ubona ko gituma abantu bamenya Visit Rwanda. Visit Rwanda niyo uri kureba match ubona Visit Rwanda muri screen zawe aho waba uri hose ku isi. Ibyo ngibyo rero byatumye Kongo yandikira ayo makipe iyabwira ngo muhagarike ubufatanye amasezerano mwari mufitanye n'u Rwanda yo gukomeza mwamamaza ngo Visit Rwanda, ngo abantu basura u Rwanda, abantu basura u Rwanda. Impamvu Kongo iri kwamagana ibyo bintu nuko izi ko ni ishusho nziza ku Rwanda, ni ibintu bituma abantu basura u Rwanda, yaba ari abarwumvishije nabi cyangwa se ari abarwumva nk'abantu babi, bahagera mu Rwanda bakabona n'ahantu heza. Abantu benshi nyine batangiye gusura u Rwanda kubera biriya bintu nyine by'amavisiti Rwanda cyane. Bivuze ngo Kongo rero yahise itangira kwamagana no kwandikira amaletera ayo makipe ivuga ngo mureke gukomeza kugirana amasezerano na kiriya gihugu cy'u Rwanda mwamamaza Visit Rwanda. Ati kuko ayo mafaranga u Rwanda rwishyura ayo makipe, ati ni amafaranga aba yavuye mu mabuye y'amaraso, amabuye acukurwa muri Kongo ariko yabanje kumena amaraso y'abantu. Cyane ko Kongo ikomeza kugaragaza ko ibibazo byose biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, uyu mutekano utariyo na mukeya, ibyo byose Kongo ikomeza kugaragaza ko ari impamvu ari u Rwanda rubiri inyuma rufatanije na M23. Gusa ubu tuvugana M23 yo ikaba nayo igaragaza ko ahubwo biterwa n'ubuyobozi bwa Kinshasa, ndetse kuva yaramaze gufata Goma n'uduce twinshi hariya, abaturage ubu ngubu bagiye kumera neza ndetse ngo bameze neza cyane kurushaho. Abantu bamwe bakomeje kuvuga ati ese ibyo bintu by'amakipe bihuriye hehe n'ibyo bibazo, mu gihe ikipe dufitanye umubano mwiza cyangwa se igihugu dufitanye umubano mwiza bihuriye hehe? Cyane ko u Rwanda ni kontra bafitanye igihe kinini kandi ruba rwishyura ayo makipe. Muri make ni ikintu ubona ko iyi ntambara yabaye gutyo abari guhangana nyine ntaho badapfunda imitwe. Ni ukuvuga ngo Kongo nyine bireba ikintu cyose gisa nk'aho ari cyiza ku Rwanda, mu gihe cyose Kongo yumva ko u Rwanda ari umwanzi, ibigomba gukumira nyine hariho hose ikataka kugira ngo irebe ko yakomeza kugira ngo bigende uko ishaka. Niyo mpamvu ubona Kongo nyine biri hirya no hino ivuga ati n'amakipe yayamamazaga mureke kwamamaza Visit Rwanda, kuko izi ko Visit Rwanda kwiyamamaza kuriya ni ishusho nziza ku Rwanda, ndetse byinjiriza n'amafaranga u Rwanda. Uko umuvugizi cyangwa se minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Tereza Wagner yabitangaje mu rwandiko yanditse, yandikiye ikipe ya Bayern Munich, yandikira Arsenal, yandikira Paris Saint-Germain, zibwira ngo muhagarike iyo sponsorship y'amaraso mukorana n'u Rwanda, wihagarike. Uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Kongo nk'uko yabyanditse mu rwandiko rwe, yanditse anagenda asa nk'ushyiramo raporo zagiye zandikwa n'umuryango w'abibumbye, avuga ati mwamakipe mwe mumenye ko n'umuryango w'abibumbye wagaragaje muri raporo yarwo ko muri Kongo hari mu burasirazuba bwa Kongo hari abasirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000 b'u Rwanda bari mu gihugu batakagombye kuba barimo, ndetse bari guhungabanya umutekano wa Kongo. Ndetse akomeza kwandika mu rwandiko avuga ati ikindi mwamakipe mwe mumenye ko ibihumbi n'ibihumbi muri kano kanya bimeze nk'ibyafungiwe mu mujyi wa Goma, bifunzwe mu buryo ki bidashobora kuba byabona ibyo bihumbi by'abanyegoma, bitari kubona amazi, bitari kubona ibiryo, bitari kubona umutekano. Mbega ibyo bihumbi biri muri Goma bitameze neza na gato, bidatekanye. Ati byose biri guterwa na M23 ndetse na leta y'u Rwanda. Ati niyo mpamvu mukwiye guhagarika iyo sponsorship mwahabwaga n'u Rwanda, kuko ayo ni amafaranga ava mu maraso, mwimeneka ry'amaraso. Uyu muvugizi cyangwa se uyu mugore uyu Tereza Wagner, uyu minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta ya Kongo, akomeza avuga ati u Rwanda rukomeza gushuka amahanga rwihishe inyuma y'imikino cyangwa se y'imyidagaduro kugira ngo rwibagiranishe ishusho ya nyayo yarwo yuko ari rubi. Kuko
kuko impamvu avuga gutyo ni ukubera iki? Ni uko u Rwanda kuva rwatangira gahunda yo kwamamaza Visit Rwanda, abantu basura u Rwanda binyuze muri ayo makipe akorana n'u Rwanda, harimo nk'amakipe u Rwanda ruhemba miliyoni zigera kuri 12 ku mwaka nk'ikipe imwe, gutyo n'andi menshi byansaba gusubira kureba ibijyanye n'amafaranga yishyurwa ariya makipe, ariko atari make. Bivugwa ko ngo ishusho y'u Rwanda mu mahanga yagiye ikagenda ikaguka, abantu benshi batangiye gusura u Rwanda, imikino myinshi yagiye itangira kwakirirwa mu Rwanda, ngira ngo mujye mubibona ibikombe byakirirwa mu Rwanda, ibintu mbega by'imyidagaduro, siporo, ibintu byinshi bigenda bibera mu Rwanda. Ibyo byose nako murahaba mwe murabizi. Ni ishusho rero igaragaza ubundi u Rwanda rwiza, ingagi, umuco, ibintu byiza byose bikagaragara nyine ko ari igihugu cyiza. Ibyo Kongo rero nibyo biri kuyibabaza, ibyo idashaka. Niyo mpamvu ikomeza kuvuga ngo bari kubabeshya bihisha inyuma y'ishusho ryo kwamamaza imikino n'ibyiza byaho, bigatuma mwibagirwa ko ibyo byose ahanini bikorwa n'amafaranga aba yavuye ngo mwimeneka ry'amaraso cyangwa se mu mabuye y'amaraso nk'uko babyita ngo yacukuwe muri Kongo. Ibyo byose ni ibyifuzo n'ubundi bikomeje gutangwa na Kongo, nk'uko n'ubundi uyu mu minisitiri wabivuze wandikiye ayo makipe, ni nawe n'ubundi ngira ngo mu nama z'imiryango y'abibumbye no hirya no hino mu bitangazamakuru niwe mujya mubona kenshi ari kuvuga ngo u Rwanda murufatira ibihano, ibihugu byinshi bivuga ngo u Rwanda barufatira ibihano. Gusa nanone u Rwanda nubwo biba bimeze gutyo, ibihugu byinshi by'amahanga bikomeye, Ubufaransa, Ubuyapani, biriya bihugu byose mubona, za Canada, Amerika, Ubwongereza, ibyo bihugu byose n'ubundi nabyo bikomeza kugenda bivuga ngo iyo M23 ifashwa n'u Rwanda turayisaba ko yava muri Goma n'ibice byose yafashe igashyira intwaro hasi. Niko bakomeza kuvuga, ariko n'ubundi ukabona M23 ntabwo ruyiciye intege, yo ikomeje gahunda zayo, kuko baravuga ngo nta handi hantu dufite ho kujya, iki nicyo gihugu cyacu.